Reka nongere nguhe ikaze mu kiganiro Star in the Kitchen uri kumwe na Clement Keza nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ikiganiro kiri special ukuntu kuko yako tugiye kwibanda cyane ku bintu bijyanye no guhuza imirire, no kuvuga ngo imirire ishobora kukongerera immunity harya niko babivuga yego, tukabihuza no kwirinda cyangwa se kurwanya icyorezo cya COVID. Ni mu buryo twise challenge. Rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Amiri Mbera. Amiri, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Amiri rero ko mumureba ni umusitari cyane ariko ntaga bashaka ko abantu babivuga, ubwo reka mbe ndetse kubivuga. Ntaga ari Amiri gusa, mu kanya dushobora kuza kugira n'undi mutumirwa nibigenda neza, ariko hagati aha ngaha izi mbuto ureba ni teremusi urimo kubona nibyo tugiye kwifashisha. Ni mu kanya rero nyuma y'aya mashusho. Arabambwa maze ngenda bamburwa, indirimbi yera kwiramanuka uhereye ubwo mugirira inyota uwo Yesu ambera nk'imvura isomye ubutaka. Ningukiye Gologota nahabonye umudendezo, ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ningukiye Gologota nahabonye umudendezo, ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ntihagera nahagizwaga ibyaha n'umubabaro, hambere isoko ivubura amahoro, aho niho hari irembo ry'ubugingo bushya. Ningera mu mahina no mu matage, zibuka ko ndumuragwa. Ningukiye Gologota nahabonye umudendezo, n'ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ningukiye Gologota nahabonye umudendezo, n'ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Izuba niko yankuye mu mwijima, ubundi umwana w'umucyo ikesha Gologota. Kuko isi itaruye izuba niko yankuye mu mwijima, ubundi umwana w'umucyo ikesha umusaraba. Ningukiye Gologota nahabonye umudendezo, n'ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yagiriye. Ikimenyetso
cy'agakiza nzaririmba ineza Yesu yagiriye ningukiye i Gologota nahabonye umudendezo ikimenyetso cy'agakiza nzaririmba ineza Yesu yagiriye ikimenyetso cy'agakiza nzaririmba ineza Yesu yagiriye ikimenyetso cy'agakiza Yesu we. Aha iyo rero ikaba yari indirimbo ikimenyetso y'umuhanzi Patient Bizimana. Patient, iriya ndirimbo ko icyo wayise ikimenyetso ni ikimenyetso cy'agakiza. Ni indirimbo ivuga nyine urugendo rw'agakiza, kugera ku musaraba ugakizwa ukagendera nyine mu mudendezo w'agakiza. So ni urugendo mbese rwo gukizwa kwanjye, ni ubuhamya bw'urugendo rwanjye na Kristo. Yego. Noneho tugeze mu bijyanye n'imirire rero. Muri ibi bintu Patient Bizimana niki akunda kwifashisha? Nyine no kuvuga ngo turi muri challenge ijyanye, urabona muri iyi minsi mu gihugu cyacu hari nagari mu gihugu cyacu gusa ku isi yose icyorezo cya coronavirus kimaze gufata intera nini. Hari uburyo busanzwe bwo kukirinda, dukaraba intoki buri kanya mu gihe nyine gikwiriye, hanyuma kandi twambara n'agapfukamunwa tukanahana intera, ngira ngo baranabibona ko intera twayihanye. None hakazaho no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Nkawe nka Patient Bizimana wifashisha iki mu bintu bisanzwe mu rugo kugira ngo wongere ubudahangarwa bw'umubiri, kugira ngo wa mubiri wawe haramutse hagize n'ikikwinjiriye nyine umubiri wawe ubashe guhangana? Ni ibintu bitandukanye byinshi nyine bisaba kugira ngo umubiri ube umeze neza. Ariko kimwe muri byo hari ikitagomba kubura. Yego. Ikitagomba kubura ni umuneke, Gros Michel. Yego. Antuka icyo cyo ntikibura, ni kimwe muri byinshi. Hari ibyayi bya tangawizi, bya jinja, ibyo byose ntibibura nyine kugira ngo n'iki cyorezo kije kigasanga umubiri umeze neza ukomeye ku buryo kitagungabana. Noneho Patient, utubwiye ko ni byinshi ariko umuneke ku meza yawe ntabwo ujya ubura. Kuri wowe umuneke ufite akahe kamaro by'umwihariko? Wenda kugira ngo n'abadukurikiye, hari abakunda imineke umuntu akumva nyine umuneke uraryohereye, uraryoshye, n'ibyo ni urubuto, ariko noneho akamaro kisumbuyeho ni akahe? Ku giti cyanjye icya mbere wongera imbaraga. Uvuga ngo wenda ku bandi bitewe n'umubiri na organisme y'umuntu umubiri uko umeze, ariko kuri njyewe unyongera imbaraga. Iyo nawe numva nkomeye, nshobora kwirirwa nta kibazo mfite. Ikindi umuneke utuma habaho digestion, mbese bituma igifu kitananirwa. N'ibindi bintu byinshi umuneke nyine wongera, kuba ari fruit bituma nanone wongera appetit. Yani byinshi avuga ku muneke wa Gros Michel. Hanyuma Amiri nawe turi kumwe, nahoze mvuga ngo uri umusitari ariko ntabwo ukunze kwemera ko abantu babivuga cyane. Wenda twibwira mu magambo make cyane, noneho nawe uhita utubwira ni iki ukoresha mu rwego rwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Iyo uvuze ubusitari ndikanga ko barumva ari ibindi bindi. Yego. Ubusanzwe abatanzi nitwa Mbere Amir, nkaba nkora ndi umuhanzi ariko mu bijyanye na interior design na set design. Ubwo no kuvuga ngo ni nta kamazu, emotionally, psychologically na physically na aesthetically ukabona ni byiza. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo ndi umwarimu muri kaminuza, nigisha muri East African University mu ishami rya Industrial and Design. Ndumva mu magambo make nta bindi birenze ibyo wakoraga mbere cyagiye tumenyana. Nari umufashioniste kuva muri 2009 natangiye muri Dadimax Agency nkora ibintu bya fashion. Ariko imyaka yaranze, imyaka yarangonze. Ariko sinzi impamvu mu Rwanda icyo kibazo gihari ngo kibaho, kubera ko fashion mu Rwanda ni ibintu biri mu buryo buri psychologique, ijyamo abantu bakiri batoya. Niko platform yari yubatse icyo gihe cyacu. Twarakoze icyo gihe tuva ku isoko ry'abamodo tujya mu isoko ry'abaorganizer, tujya mu isoko ry'aba designers. Ngira ngo urabyibuka najyaga ntegura ibitaramo byinshi cyane kuva 2013 kugera 2016 ntegura ibitaramo.
ariko magingo aya ngaya noneho ndi kurera abadizayina ndi mu ishuri ndi kurera abadizayina nahisemo kujya muri creation kurusha uko najya kuri spotlight reka mbyite gutya. ubwo nuvuga ngo izo nzozi zararangiye cyangwa ziracyahari? Kandi nkibarimo n'ubundi ndavuga izo kujya kuri spotlight. No, icyavuyeho ni uko njye nadefira urabiko nadefiraga ubu ntabwo nshobora kudefira kamera kubera ikibazo cyo kuba uri inshingano ziyongereye. Ariko n'imyaka ntago ndi friendly nabyo nonaha. Ariko inzozi zo ziracyahari? Inzozi zo kureba abadizayina benshi industry nkayirwanira ariko nta mu bundi buryo. Okay, hanyuma noneho tugarutse kuri ibi ngibi dufite hano imbere yacu, wowe wifashisha iki? Hari ibi ngibi, hari n'ibindi bidahari? Challenge yawe nayikunze nkiyumva bafite kurwanya. Urabona muri iki gihe twagize amahirwe turakomorerwa amapisine, amajimu, ahantu ushobora guhura n'abantu benshi nko muri bisi, dukaraba intoki tukanakoresha agapfukamunwa, ariko usanga nibura kuba watekereje ku mirire bya kubaka immune system. Twabikunze cyane, naje nishimye mu bintu ufite hano. Ikintu nkunda n'amagi. Wow. Nkunda amagi, niyo nkoresha cyane. Rimwe na rimwe ndi umufana wa Pasi, nanjye nkunda umuneke. Ukunda umuneke. ubwo rero icyo kintu uvuze nyine mu minsi ishize byo gukomora yego, hanyuma umubare uriyongera. Umaze kwiyongera biba ngombwa ko bongera gufunga ibintu byinshi bimwe na bimwe. Noneho ndatekereza ngira ngo nawe mu bamfashije urimo, ese ni iki umuntu noneho yakora kirenze? Donc icyambere no kwirinda. Ariko hari ukuntu abanyarwanda twari, sinzi n'abanyarwanda gusa, ariko njya mbona no mu makuru no hirya no hino, hari ukuntu iyo umuntu abonye wenda imibare iri kugabanuka yirara akavuga ati wasanga wenda icyorezo cyararangiye cyangwa se kiri kure yanjye, ariko burya kiba gihari. Niba leta ikureberera ikubwiye ngo icyorezo kirahari, nuko gihari nyine. Noneho nkavuga ni ese twebwe nk'abanyarwanda uruhare rwacu ni uruhe? Abanyarwanda, abarimu, abahanzi, abanyamakuru, twebwe uruhare rwacu ni uruhe? Noneho wowe utubwiye ko wowe wahisemo kuba wakoresha amagi cyane hejuru y'ibindi byose. Kuri wowe akamaro k'amagi ni akahe ku buzima bw'umuntu, ku buryo wenda n'umuntu udukurikiye yakumva nyine amagi wawe nayakundaga araryoha, ariko burya ashobora no kumfasha muri ubu buryo? Amagi ni kimwe mu byo nkoresha muri food nutrition muri rusange. Ikintu ruvuzeho wenda kugira ngo gusubize neza, hari ibindi bihugu bifite covid, twese turayifite ku isi yose, ariko usanga nka China mu bihugu bya Aziya byinshi ntabwo bigeze biba affected cyane nayo, kubera ko n'ubundi basanganywe culture yo gukoresha food nutrition mu kwirinda k'umubiri kwabo. Niyo mpamvu usanga amasayizi yabo atajya akabye cyane cyangwa se ngo agabanuke cyane, bahora ahantu hamwe. Kuri ibi ngibi rero hari n'ibindi biryo byinshi nkoresha, ariko cyane cyane amagi. Amagi nta bidasanzwe cyane afite, nuko twabonye ko covid-19 ivogera cyane umuntu ugeze mu myaka runaka, cyangwa se umuntu ufite umubiri ufite intege nkeya. Ariko ntakabaho uburyo bwo kwirinda kubaka umubiri, immune system, kubutandura indwara zose. Nta kindi rero cyaturokora. Ni rero uruhare rwacu ngo rubibaje rw'abanyarwanda. Niba policy makers, leta itegeka wenda opening ibintu bimwe na bimwe, natwe tuba tubura noneho kuba twayisuporta mu kwimenya. Niba ari pisine ngiyemo nkaba nzi neza ko nafashe umuneke, meze neza mu buryo bw'ubuzima bwanjye, nta kibazo mfite, ku buryo nubwo nahura n'umuntu muri pisine urwaye covid-19 nyikaraba ntipenetrating ngo yinjire mu mubiri imbere. Aho ngaho rero amagi murabizi cyane, amagi abanyarwanda benshi bamaze kuyamenya ko business y'inkoko yaragutse. Amagi rero ngiye mfasha mu kunyongerera imbaraga. Amagi yongera imbaraga, kandi amagi akungahaye kuri vitamine nk'eshatu zitandukanye, C na protein, afite protein zihagije ku buryo badusaba no kurya amagi mu cyumweru. Ni ururya abiri. Amagi abiri mu cyumweru? Yego, kuko afite imbaraga nyinshi cyane. Rero urumva nkanjye kuko
urumva njya muri ibyo bindi bya set design, interior design, nkagaruka mu mashuri kwigisha imbaraga cyane. Mbura umwanya rero kwiyitaho cyane, ariko igihe ndiriye mbanzi neza ko kuwa gatanu nibwo nzongera cyangwa kuwa gatandatu nkameka ko ndwanye nabiri mu cyumweru, nuko mbungabunga ubuzima bwanjye. Hari ukuntu simbizi niba ari byo, ariko hari ukuntu bavuga ngo amagi menshi nayo ashobora gutera ikibazo. Nuko afite intungamubiri nyinshi, rero iyo uriye menshi biba over. Ubwo amenshi ni nkangahe? Abahanga bavuga ko ari 2 mu cyumweru, abahanga mu by'ubuzima, ariko nta bushakashatsi bwimbitse nigeze mbikoraho, gusa nuko nasomye abajyanye n'imirire niko mu maraporo atandukanye bagiye basohora. Ngere nanjye nibyo nakurikiye, ndaribyo nkoresha riri yonyine mu cyumweru. Okay. Hanyuma twakomeje turimo kuvuga jinja cyangwa se tangawizi, sinzi iyo ntago ujye ukoreshaho. Ni nacyo kintu gikaze nk'uko sinywa inzoga, iki kintu gikaze tangawizi ndayikunda cyane. Iyo wenda akamaro kayo ahangaha ku rubuga rwa ntabwo nduvuga, ntabwo batwishyuye bihangane ariko harimo akamaro kenshi cyane. Harimo kuba irimo vitamine C, wenda bikaba byafasha umubiri kongera ubudahangarwa, bityo ngo bikawufasha guhangana n'ibicurane. Yego, ngira ngo covid usibye ko yo ikaze cyane, ariko nayo yego. Noneho ku bagore batwite naho ibavura ibijyanye ngo ninuze iseseme, ibintu nk'ibyo, igafasha gutera akabariro, ifasha ibintu byinshi cyane, no gusukura uburozi mu mubiri, kubusukura cyangwa se kubusohora. Yego, mu kurwanya kanseri, mu kurinda, mu bifasha n'igogorwa, ari ibintu byinshi cyane. Wowe ku ruhande rwawe uyifashisha mu ruhe rwego? Tangawizi nkorera detoxation gusa, kunyuza mu byo nariye. Abenshi turya amaresitora, usanga wariye salade idahiye, itameze neza, wari ibiryo bidatetse neza, ariko iyo ukoresheje tangawizi nibura detoxation ni ukoza mu nda. Urabona nk'iyo uriye mayoneze mayoneze igiye ku isahani ntabwo ivaho udashyizeho isabune, n'urugero ngo hayi. Rero umuntu yiriye rero kugira ngo ibyo bintu bisukurwe cyangwa bivemo, tangawizi ni akantu keza kamfasha kuba mba nizeye ko niba nyikoresheje kunywa iri strong cyane, ikomeye, nkaba nzi neza ko nibura ku munsi nyikoresheje detox nta kibazo nshobora kugira mu nda, mba nkeye. Hanyuma rero Patient Bizimana, abahanzi namwe nzi ko mujya mukora amanywa n'ijoro kabisa, wenda muri gospel sinzi niba ariko bimeze, ariko namwe niko bimeze. Kuko ubuhanzi ni bumwe, aba gospel yabo byose ni bimwe n'ubuhanzi nyine. Ubwo iyo waraye amajoro nyine kubera akazi, mu gitondo cyangwa se ubwo igihe uri bubyukire, tuvuge niba waraye ukora ijoro, wenda ukabyuka mu masaa 6 saa 7, ikintu cya mbere mu bijyanye, donc ikintu cya mbere utekereza gushyira mu mubiri wawe cy'ikiribwa cyangwa ikinyobwa ni iki? Ubundi uretse umuneke nk'uko yabivuze, natwe nitunga bindi ibintu by'ibinyobwa byacu. Urumva njyewe ubusanzwe sinkunda fanta, ntabwo njya nyuma. Ni ukutayikunda kubera gu cyangwa hari indi mpamvu? Si ikibazo cya gu, gusa nyine nubwo ntabyibushye ariko ntabwo njya mu bintu by'isukari. So muri discipline rero mu bintu nywa amazi, nubwo ntayakunda ariko nyanywa nk'umuti. Yego. Hanyuma icyayi cya ginger. Ni wowe uyitegurira cyangwa? Nshobora kuyitegurira cyangwa se aho nagiye, niba urugero nasohotse umuntu ahantu mu restaurant runaka. Hagati aho kubera ko mwese mwayivuze, reka mbasukire. Urabugize neza. Yego. So urumva, akaba ariyo fata nodaringa nyine. Mu bintu bibaho kabisa nka cyane ni iki cyayi, umuneke, uretse ko nkunda n'umwembe cyane. Nawe urahari. Wenda ku ruhande rumwe nyine usibye kuvuga ngo wenda ngo jinja ni ukuyinywa kubera ko utakunda wenda ibijyanye n'isukari, iyo akandi kamaro ku ruhande rwawe uba ushyize imbere cyane, nk'uko wenda wavuze ati ngewe iyo ndiye umuneke kubera imbaraga, ibintu nk'ibyo. Yego. Ikintu cya mbere icyo cya jinja
ukabivuza cyongera ubuzima mu mubiri ni ukuvuga ngo gikangura imitsi gukora neza amaraso aragiye uhita ubyumva ko umubiri ukangutse urumva ya majoro waba waraye ugahita wumva umeze neza mbese umubiri urakanguka amaraso akagenda neza n'imitsi igakora neza so icyo nicyo kintu cya mbere ikora kuko inkoye impinduka ziraba uko byagenda kose ikindi cyongera gutekereza neza igabanya stress yego ni ibyo ikindi no ku bantu baririmba kirafasha kirafasha hagati aho rero iminota igiye kugera ariko ibi bintu ntabwo twagenda tutabiriye kubera ko ubwo ushobora kuba wavuze ko ukunda umuneke wagenda utawuriye abantu bagasigara bazi se koko wakunda umuneke cyangwa ndakoresha umuneke nanjye ngenda fatiye ubwo rero abadukurikiye niba nawe hari icyo ufite hafi yawe ugikoreshe hanyuma ubundi mu kanya turahita tugaruka tubashimira tunabasezera dutsinde covid tuyirwanye kabisa tuyirwanye dukoresheje n'imirire yego ngira ngo murabibona hagati aho patient burya iyo abantu baba bari ku meza ntibibabuza kuba baganira ubuhanzi bwawe bimeze gute gahunda dutegurira ubundi wajyaga uduhereza igitaramo ariko rimwe mu mwaka cyane cyane kuri pasika yego ubu kubera covid nyine hari ukuntu ibintu byagiye byivanga wowe uradutegurira iki ntitwabura gukora nubwo ibihe bisa naho bitari favorable yego ariko turakora mbere ko umwaka urangira hari indirimbo zashira hanze ikunda neza na video yayo dukora ibishoboka nyine turi muri studio ndetse n'umwaka utaha si tout va bien hamwe n'Imana turizera ko iki cyorezo kizarangira twongera tugasubira mu buzima busanzwe tugategura ibitaramo byo kuramya Imana no guhimbaza Imana nk'uko byahoze bimeze Amir ko watinye kurya ndikurya hagati aho rero yari muravuga ibintu birenteresa cyane okay hagati aho rero iminota yacu irageze ariko nyine igiryanye nabo nagenda naririye ubwo turagushimira ko wakomeje gukurikira iki kiganiro hanyuma mubwire nti naho butaha ariko manzo ukunda amagi cyane kurya nta munyu njyewe mbonye igi ntabwo ntekereza umunyu cyane sinarya kabisa atarimo n'urusenda umunyu n'urusenda urusenda kuri covid nabwo ni ingenzi kurwanya covid nabwo